ba Miss bagiyeho ngira ngo bakagenda bagafatwa nabi, bakagaburirwa nabi. Bamwe baravuga bati aba bakobwa ni inshinzi, barabeshya, ese gute na gute. Ni ukuri buriya hari igihe ibi bintu ngira ngo biba bitanze n'irindi somo. Hari igihe umuntu akurikira umukobwa mwiza adakurikiye ikimurimo, udakurikiye ikimurimo. Muraho mumeze mute amakuru yanyu? Ni Jennifer wanyu nk'ibisanzwe. Ubu rero ibintu by'indirimbo ngiye kubihagarika njye nikorera ibiganiro uko ngira ngo nabonye ari byo ngira ngo byanyorohera cyane. Buriya indirimbo ziravuna, ngiye kujya nikorera ibiganiro. Rero twihuse cyane, murabizi ko njye nkunda ibintu byo kwihuta, ibintu nkora byose burya biba byihuta cyane. Impamvu ntakunze kujya ntanga ibiganiro ngira ngo ubwashize nagiye nkora ikiganiro kimwe, ejo nkakora ikindi nkabyihorera, nuko nabonaga ntari bubifatanye n'indirimbo ngo ibyo bintu nzabishobore, cyangwa se ugasanga ni ibintu bikuvuna. Ariko ubu mfite umuntu uri kumfasha hano mu rugo, ngira ngo mu bana nabyaye hari uwarangije segonderi, ndatekereza yuko ngira ngo tugiye kubikora nk'akazi kugira ngo natwe bitwinjirize, kuko indirimbo buriya bisaba depanse nyinshi. Ugasanga cyokoze ni nkabya, nshobora kutabireka burundu, ariko wenda nko mu mwaka nkajya nkoramo nk'indirimbo ebyiri cyangwa se nkanabyihorera niba bizanshobokera. Ariko twihuse rero tujye ku bintu biri kuvugwa kuri iyi mihanda. ngira ngo mwabibonye iby'iriya hoteli, ba Miss bagiyeho ngira ngo bakagenda bagafatwa nabi, bakagaburirwa nabi. Bamwe baravuga bati aba bakobwa ni inshinzi, barabeshya, ese gute na gute. Ni ukuri buriya hari igihe ibi bintu ngira ngo biba bitanze n'irindi somo. Hari igihe umuntu akurikira umukobwa mwiza adakurikiye ikimurimo, udakurikiye ikimurimo. Hoteli kuba ari nziza rero ntago bifitiye inyungu umukiriya, ikimufitiye inyungu ni serivisi bakoze iki bamuhaye. Kuba ari hoteli nziza isa neza igaragara neza, ntekereza ko nta mugabane mba ndi bujye kuhafata. Icyo mba ndi bujye kuhafata ni ibintu bijyanye n'amafunguro, kuryama heza, gukorerwa serivisi nziza. Ni nabyo bintu byakabaye ibintu byihutirwa kuri ngira ngo buri hoteli iyo ari yo yose, kuruta uko umuntu yicara akavuga ngo ahantu harasa neza. Harasa neza kandi batari buguhe serivisi nziza. Rero ndatekereza ko ntabwo ari abantu batekereza bakavuga bati reka duhimbe iki kintu tugiye kubitaha tuvuge ko twafashwe nabi, kuko si n'ubwa mbere ngira ngo baba bagiye muri hoteli. Ntekereza ko rero ba nyir'amahoteli mujye mugerageza kwikosora, ntukarebe inzu yawe uko isa ngo ubone ngo ni nziza, ngo irakeye, ngo imeze neza, wumve yuko aricyo kintu mbese umukiriya agomba gutahira kandi yishyuye. Ntabwo ibyo bintu byakunda, nta nubwo byanashoboka rwose. Rero ntabwo ntekereza ko aba bakobwa baba babeshya, ntabwo ntekereza ko baba babeshya rwose, ntibishoboka. Bafashwe nabi. Hari umuntu wigeze kuza aturutse hanze muri Canada, noneho araza arambwira ati uzajya umperekeza ahantu hose nzajya njye. Tukajya tujyana nyine muri hoteli nyine tukarya ibiryo byabo bihenze. Mbese mu by'ukuri singiye kubabeshya, niba ari ubuturage, niba ari ubusirimu bukenge, numvaga bimbihiye, noneho nkabona nta naho bihuriye n'ibyo ngewe nitekera hano mu rugo. Tukarya, ejo tukajya aha, urumva umuntu uvuye hanze aba akeneye gutembera n'ibiki. Tukarya, tukanywa, tukagenda. Bukeye rero reka tuzava tujye mu Bugesera i Nyamata. Twari tugiye kwa muganga kureba umubyeyi wabyaye, ngo bari baziranye, wari inshuti ye cyane ngo biganye. Noneho tuza kunyura muri gare, tubona akaresitora gahari. Ako karesitora ibiryo byabo babigurishaga 1500. Arambwira ati ariko tupfe kujyamo na hariya twirire, n'ubundi ndabona hafite isuku. Umva nshuti yanjye, twariye ibyo biryo biraturyohera,
kandi ari iby'1,500 biraturyohera. Umva arababara arambwira ati kumbi burya ni uku nguku ibiryo byo mu maresitora ayangaya yaciriritse biryoha gutya. Uzi ko ntaho bihuriye n'ibyo twaryaga muri ya hoteli. Nta n'icya kabiri nta naho bihuriye. Noneho burya hari igihe abantu wa mugani bagenda bakurikiye n'isura y'ahantu ukuntu hameze, kandi ntibakamenye yuko burya guteka, mwari muzi ko burya nabyo ari impano. Burya guteka nabyo ni impano. Hari igihe usanga umugore afite ibintu byose mu rugo, afite buri kantu kose, inkoko, inyama, ibiki, ariko ugasanga ntazi guteka. Usibye no kutamenya gutekera igihe, ntazi no guteka no mu buzima busanzwe. Arateka ibiryo bikabiha, ariko ukajya kureba ukabona nk'umuntu wiberaho umukeneye, yifitiye akaboko ko kumenya guteka. Ibiryo arabiteka bikaryoha, yaba atogosheje ibijumba biraryoha, yaba atetse isombe atayishyizemo n'inyama iraryoshye, wa wundi wayishyizemo inyama. Mbese ni ukuvuga ngo buri ikintu cyo guteka ni impano. Mu by'ukuri ni impano no kuba warabifasheho igihe ukabyitaho ukamenya kuvuga uti nzi guteka, ukabishyiraho umutima, urabimenya. Kuruta uko wumva ngo ni ugucana imbabura cyangwa ugucana gaze nkaterekaho amazi. Buriya n'ubugari nubwo butajyamo umunyu ngo bujyemo iki, ushobora kubuteka nabi bukazamo intirimo, bukazamo ibintu by'ibifu. Ikintu cyose iyo wagihaye umwanya ugiteka neza. Ariko no kuvuga ngo bari ba nyir'amahoteli bo aricara akavuga ati hoteli nayubatse neza, akumva ko abakiriya bazajya bajyayo bakurikiye isura y'ubwiza bw'inzu bw'ihoteli uko yubatse, ariko ntiyitaho kumenya ngo ariko aba bantu nazanye bateka bati, serivisi bazajya baziha gute abakiriya, abakiriya bazajya bafatwa gute. Ugasanga urimo urishyurira yuko inzu yubatse neza kubera iki se? Kubera iki? Urimo urishyurira yuko ahantu ari heza, ari ku mazi ureba, ukishyura ariko utari bubone ibiryo byiza bifite isuku, bifite kandi abantu benshi buriya usanga batinya no kujya muri aya mahoteli aciriritse, kubera ko nyine aba abona aciriritse, ariko ntamenye ko ari naho ari busange serivisi nziza. Kuko wa muntu aba yiyumvamo yuko atetse hoteli idasa neza wenda, kandi nyamara afite isuku. Rega kugira isuku ntabwo bigombera kuba ufite imyenda myinshi. Kugira isuku ntabwo bigombera kuba utuye mu nzu nziza. Uramutse ugira isuku kuko utuye mu nzu nziza, ni hahandi uzajya ufata ibintu by'imyanda ukagira aho ubisunikira kuko ufite aho ubishyira. Kugira isuku ni ibintu biba mu maraso y'umuntu, ntabwo bigombera haba aho atuye, uwo uriwe. Kugira isuku ni ibintu biri mu maraso. Niyo waba uba mu nzu ya shamburete, ushobora guteka neza abashyitsi bawe baza, niyo bakwicara hasi ariko ugasanga bagiye bafite serivisi nziza cyane. Rero mujye mugerageza no kutagendera, ubundi icyo nicyo cyabashobora nyine kugendera ku isura y'ahantu ukuntu hasa n'uko hameze. Ubundi abahanzi baririmba bajya gushutinga ayo maririmbo nibo bakabaye bakenera izo nzu nziza, kuko ziba zije kuri bambone. Ariko kameme nk'umuntu ugiye kuryama, kurya, gukenera serivisi y'ubuzima busanzwe nk'ubwo mu rugo, ugashaka ko bagufata neza, ntabwo burya amazu meza ariyo abikora. Bikorwa n'abantu n'umwete bafite mu kazi kabo. Ndumva ngira ngo ibyo bintu ari icyo nabivugaho, ariko ni ukuri ntabwo ntekereza ko hari abana b'abakobwa babeshya. Nose baba babeshya babifitemo iyihe nyungu? Baba babifitemo iyihe nyungu? Buriya nyine bafashwe nabi, kandi nabo bagiye bazi yuko ngira ngo aribwo bari bufatwe neza cyane kurenza uko bajya mu mahoteli asanzwe. Ikindi kintu tuganiraho rero ni ikihe? Ikindi kintu twaganiraho, nababwiye ko tuzajya tuganira ku biri ku mihanda, ngira ngo ni ibya Miki bimaze iminsi biri ku mihanda. Nabonye n'amajwi y'umugabo we yasohotse, babyaranye umwana, avuga ati umwana wanjye ati ibi n'ibi. Buriya rero ntimugapfe gucira abantu urubanza. Ese niba hari ukuntu umuntu avuga inkuru nawe ugashaka kuzisesengura
kugira ngo ukibaza uti si umuntu uvuze izi nkuru azivuze mu ruhe rwego, azivuze gute? Ngira ngo aka kantu twigeze kukaganiraho n'ubwashize, uburyo umuntu yumva ko umwana w'uruhinja, ugasanga umuntu mwabyaranye agutereranye kuko azi ko mama we yonsa wa mwana, ariko ntatekereze ko ngo umubyeyi yonsa ibyo akuye, yonsa ibyo yariye abivanye. Wowe ukumva ngo kubera ko umwana atarajya mu ishuri, kubera ko umwana atarakenera imyenda iyi n'iyi, ataragenda ngo akenere inkweto, ukumva ko uwo mwana ari mu nshingano za nyina, ariko ntiwibuke ko nyina agomba konsa ibyo yariye. Ese niba wowe nk'umugabo warafashe inzira ukagenda, ntiwongere kwita ku mugore, ukumva yuko aho ugiye umwana ari kumwe na nyina, ntarageza igihe, abagabo icyo kintu barakigira, umwana ntarageza igihe cyo kugukenera. Iyo ari uruhinja aba ari kumwe na nyina, yonka amashereka ya nyina, ariko ntiwiteho nyina yariye iki, yabonye icyo yonsa umwana? Ese mu buzima busanzwe yabonye icyo akeneye kugira ngo abone uko yita ku mwana? Ntabwo njyewe Miki hano hantu namutererana ngo yataye umwana w'amezi 3. Hari igihe umuntu yitera umwana nawe atabishaka, atabikeneye, ariko ahubwo ari amahitamo yo kuvuga ngo aho kugira ngo mpfane n'umwana nabyaye, umwana najye ku ruhande wenda we ashobora kubaho. Kandi mu buzima busanzwe tureke no kwijijisha. Iyo umuntu afite umwana aba aboshye. None se niba uwo mwana yari afite abamushyira kugira ngo akomeze ubuzima bwe, ko niba wenda yaranize cyangwa ataranize, afite ubundi buryo agomba gushakishamo ubuzima bwe, uburyo agomba gushakishamo ubuzima bwe ntabwo ugomba kubirebaho. Wenda icyo wakarebyeho ni uwo mwana yataye, ariko se yamutaye kubera iki? Yari kujya aheka uwo mwana akajya gukora ikiyede? Yari kujya aheka uwo mwana akajya gusaba mu muhanda? Mumbwire ikintu yari gukora. Ese wowe wa mugabo, kuki wowe wemera gufata umwana ariko ntiwemere gufasha umwana ngo umufashanye na nyina, umufasha ari kumwe na nyina? Kuki wumva kuko ntabwo wabanye nawe iyo myaka 2 ngo murinde ubwo mujya kubyarana ubona ko uwo mugore utazamushobora? Yanze gushoboka aho wamutereye, abona ko bwa bushobozi nawe atakibufite. Afite umwana, akeneye kurya, akeneye kunywa. Nanjye ariko umwana buriya kugira ngo njye mpfane n'umwana mu nzu, mfite uwo muha akamufata neza, ari wo mu muryango we, namumuha nanjye ngakomeza ubwanjye buzima. Aho ubuzima bwazabonekera nkafata iki? Nkafata wa mwana wanjye. Ariko bitavuze ko ari ukumuta. Cyokoze yaza guta nk'umwana ufite imyaka 5, 6, wa mwana ushobora gusigira n'umuturanyi agasangira nabi, aho niho wavuga ko nataye umwana. Ariko ufite umwana ntufite icyo urya, ese yaragutaye. Ese mwe kuki mwemera gufasha umwana utari kumwe na nyina? Mwe murumva mutari abagome? Kuki wewe wemera gufasha umwana utari kumwe na nyina? Kuki wemera umenya ko umwana yatawe na nyina ugatangira kumufasha utarafashaga nyina? Niba ukunda umwana wabyaye, mufasha ari kumwe na nyina. Nyina nubwo yaba abibonamo inyungu, ntacyo bitwaye kuko ni nyina w'umwana wawe. Ariko ntukumve ko utazafasha umugore igihe atwite, igihe yabyaye, hanyuma nurangiza umubwire ngo zana umwana. Iryo ni ishyari. Niba nta shyari ufite, ukaba ubwo wenda reka tubyite ibyago, wagize ibyago byara muri uwo muntu, wenda utaramushakaga, utaramukundaga, ariko gerageza umufashanye n'umwana we. Wikumva ko umwana najya ku ruhande ariko uzamufasha, kandi umwana akeneye, hari papa hari mama. Igihe ari kumwe na mama, ukaba kuki wumva yuko utafasha uwo mwana ngo nuko nuko ari kumwe na nyina, ngo ntukeneye ko ibyo wahahiye umwana nyina birya gutese gute? Burya abagabo benshi burangiye ko namaze gusanga muri n'abanyeshyari. Muri abanyeshyari kuko ntabwo umubyeyi, niyo umubyeyi yaba ari umusambanyi, niyo yaba ari umunyengeso mbi, afite ubufasha, nta kintu cyatuma afata umwana w'amezi 3 ngo amutange. Ntitugafata ibintu ngo tubyitiranye n'uburara. Nawe ntabwo wabaye inyangamugayo wa mugabo we. Iyo uba inyangamugayo wafashije wa mwana ukamufashanya na nyina,
kugira ngo agire ubuzima bwiza. Erega mu bituma abana bacu bagira ubuzima bwiza ni uko baba babona se, ni uko baba babona nyina. Ubwo nibwo buzima bwiza uba wifuriza umwana. Ikintu cya mbere umubyeyi yifuriza umwana we, wenda abagabo bo muragenda mukajya gukorera mu bihugu byo hanze, ariko wikumva ko umwana azagira ubuzima bwiza ari kumwe na nyoko. Nyoko atandukanye na nyina wa wa mwana. Rero ntabwo ashobora kutaza hano ngo yisobanure byinshi, kuko niyo yabyisobanura hari igihe mutabyumva. Ariko uri umubyeyi ureba kure, ni gute umuntu afata umwana w'amezi 3 akamwiyambura akajya kumutanga? Kuki wowe ntiwaba ufite ikosa ry'uko utamuhahira utamumenyaga, ahubwo ukamenya wa mwana ari uko ageze kwa nyoko, kuko uzi ko bya bindi uhashye cyangwa wohereje biri kuribwa na nyoko, biri kuribwa n'umwana wawe. Ariko umugore kuko mufitanye akabazo, urumva yuko n'umwana wawe agomba kwicwa n'inzara. Ibyo bintu ni ukuri mujye mubyitondera. Nawe uri umunyeshyari wa mugabo we, nubwo numvise amajwi yawe, ariko nawe uri umunyeshyari. Kuko iyo utaba umunyeshyari, kora icyo ugomba gukora utitaye ku mugore mwabyaranye, gusa ugikorere yuko umufitemo umwana. Kora icyo ugomba gukora utitaye ku ngeso ze mbi, utitaye ku bikorwa. Erega ibyo bintu byo mwirirwa mutekereza ni nabyo bibakerereza mu iterambere. Ugasanga umuntu aririrwa atekereza ibintu bidafite umumaro. Ese uyu mugore nimuha amafaranga ngo agiye guhahira umwana, we ntari buryeho? None se ataryaho, ubuzima bw'umwana bwakomeza gute? Bwagenda gute? Tushyire mu gaciro. Atari buryeho, ubuzima bw'umwana bwakomeza gute? Iryo ni ishyari. Iryo ni ishyari. Ngenda babwiza ukuri, iryo ni ishyari. Niba ushaka gufasha umubyeyi, niba ushaka gufasha umwana mufashanye ari kumwe na nyina, wikumva ko nyina ari burye. Ubu se wenda niba nk'umubyeyi wawe yarafashe uwo mwana, wamuhaga ibingana iki? Wamuhaga ibingana iki kugira ngo atagira n'aho ajya akagusigira umwana? Kuki si ibyo utabikoreraga? Kuki utabikoreraga umwana? Ese Mike yagiye kuguhamagara arakubwira ati ngwino ufate umwana, ari uko asetse? Ari uko asetse? Ntabwo yari asetse. Ntabwo yari asetse, nuko yabonaga ariyo mahitamo ye. Rero mujye mugira ubumuntu. Niba ukunda umwana wawe, mwifuriza icyiza. Uramwifuriza kuzaba umuntu ukomeye, uramwifuriza kuzaba mwiza. Mwifurize no kubana na nyina. Mwifurize no kubana na nyina, apana kubana na nyoko. Nyoko ni nyoko, n'umwana afite nyina. Rero mugerageze ufashe umwana umufashanye na nyina. Niba hari icyo wageneye umwana, kimuhe. Ubwo nyina aziyaranja, nabona ibindi bikenewe agomba kubishaka azabishaka, ariko wowe icyo wageneye umwana kimuhe. Wigira ishyari ryo kumva ko na nyina ari bukiryeho. Urumva? Rero ntabwo ndi bukora ikiganiro kirekire kigiye kure, ariko umunsi ku munsi tuzajya tubaha ibiganiro bijyanye n'ubujyanama, bijyanye n'ibiri ku mihanda. Byo ntabwo twabireka. Urumva? Ntabwo twabireka rwose. Kuvuga ibyacu byaratunaniye, ariko kuvuga iby'abandi byo turabishoboye. Ibyo byo namwe murabizi. Rero kampinire hano, murakoze cyane, mudushyigikire muri byose. Kandi muri komantere mujye mwandika muri komantere. Ushaka ko mbwira uti utaha uzavuge ku kintu iki n'iki, uzavuge ku kintu iki n'iki. Ni ukuri murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.